Ndabashuje mwese nshuti z'Imana n'ubuzima yaduhaye mugira amahoro. Uyu munsi rero nishimiye nanone kongera kubonana namwe ndetse n'igihe cyose muranishimiye kongera kubavugisha kubitaho nk'uko twabyemeranije. Ndahari rero buri gihe cyose nzaba mpari kugira ngo mbabwire ibyiza, mbabwire dufatanye kunguka ubwenge mu by'ubuzima nk'uko mwampaye icyo cyizere, kandi ndabibashimira cyane. Murambabarira cyane rero ku mavideo yo guteka, ntago ndabona ibikoresho bihagije kugira ngo agaragare neza, ariko mbirimo bizagenda neza, nzajya mbibereka, bizagenda neza, tugende gahoro gahoro tuzabigeraho, muhumure. Kandi ikintu kigora ni ukubigerageza, nicyo nabonye. Abantu benshi usanga bavuga bati bimeze bite ko tutabibona neza, akenshi nuko batabigerageje. Urabigerageza ugakora ibyawe bikaza kugenda neza. Nta minsi rero ishize umuvandimwe azatuzanira ikibazo, umwana wanjye w'imyaka 3 ntago afata mu ishuri. Icyo kintu nagize ikibazo, umwana w'imyaka 3 ntago afata mu ishuri. Nahise numva nyine ni ikibazo bitanibuka igihe nari nyigisha nkiri umwarimu, ukuntu koko wasangaga abana bo muri kiburamwaka babahereza amasomo akomeye atajyanye n'ubwenge bwabo, niko navuga. Ugasanga programme dukoresha muri primaire niyo bari guhereza abana bo mu mashuri y'ikiburamwaka. Ugasanga rero ni ikibazo gikomeye, ndabibabwira impamvu ari ikibazo gikomeye. Ni ikibazo gikomeye kubera ko umwana deja w'imyaka 3 ntago agombera kwiga ibintu byo gufata mu mutwe, ibintu babigisha ngo byo kubara no kwandika no gusoma, ntago ari matière zimugombera, kubera ko n'ubwenge bwe ntago babura developa kuri ako kageni. Mu myaka 3 ni dessin d'ambono metetal, no kushushanya kira kintu cy'urutwe runini. Niyo umubwiye gushushanya, niyo abonye imodoka ya perezida we yibonera karya gahembe ko hejuru, kari akantu kaba garushanyijeho. Ni kuvuga ngo ubwenge bwe naho ngaho bugomba kugarukira, nuko ubudevelopa bakurikije ibyo ngibyo. Imyaka irahari yo kuzagira ibyo afata mu mutwe, imyaka irahari yo kuzandika. Ntabwo umwarimu wo mu mwaka wa mbere azabura kwigisha guca imirongo, ntabwo azabura kwigisha gukoresha kumushushanyisha urukiramende, kumukoresha ibijyanye n'iby'iyo myaka kuri gahunda yo kwigisha ibihari. Ni ukuvuga rero ni ibintu uburyo bwo kurushya umwana kugira gute. Ikintu cyanangaje ni ukuvuga ngo abandi barabizi, abandi barabishoboye, ariko ntabwo ari cyo cyonyine gishobora kukubwira ngo umwana wanjye ngo hangayike, ngo umwana wanjye ntago azi ubwenge. Cyane yuko no gutsinda mu ishuri no kuba bishoboye mu ishuri ntabwo ari cyo kikwereka ko umwana azi ubwenge. Umwana iyo azi ubwenge ubibwirwa nuko bamukoreye igerageza, bakareba yuko ubwenge bwe nyine bakabupima, bafite urugero babupimiraho, babaha imyitozo myinshi ndetse bamumaraho igihe bamwiga kugira ngo bamenye ubwenge bwe igipimo ariho. Ntabwo rero ari amasomo yo mu ishuri suko atsinda bimuhereza kuba afite ubwenge runaka. Icyo kintu rero ni ukugira ngo tubabarire abana bacu, tuborohere, tubagendere gakeya, ndetse nitukumve n'ibyo abarezi bamwe ndetse n'abarezi banyumva, mwumbabarire rwose, tworohereza abana tubajyane gakeya. Ngewe ubwo mbibabwira ubu ngubu ngewe ntabwo njya mvuga ibintu kuko bitankozeho, mvuga ikintu kubera ko kindi mu mutima kandi numva ko kibabaje, ngomba kugisangiza abantu bagahindura runaka ibintu, bakabihindura bikajya mu buryo, kubera ko biba bifite ingaruka ku mwana uri guhekesha ibyo bintu byose. Urugero, nyigisha mu wa mbere nari mfite umwana, ni umwana wari uzi ubwenge muri make, ariko baruhije mu biburamwaka. None ikintu cyatangaje mu wa mbere, muri uko amasomo agenda agabanyijemo ibice, ukwezi kwa mbere, kuko uba ufite abana bavuye mu kiburamwaka n'abatarakigezemo, ugomba kubigisha yonyine, yonyine, ukabibigisha bakabyandika, bakabifatisha, bikabanza bikajya mu bwonko bwabo. Uwo mwana rero
wari wamaze kugera ku kindi kigero, no mu mutwe hari harimo ibindi, noneho baba baramuvangiye. Ikintu cyakurikiyeho, umwana ntiyongeye no kwiga mu ishuri, ishuri yarabyanze byose, yanga kubyandika. Arangije agenda abwira mama ati mva mbabwire, umwarimu dufite hariya ni ikibazo, nta bwenge namba yigirira, ikintu azi cyonyine, nta rindi jambo azi kuvuga uretse a. Kandi koko niko byari bimeze, niyo a yonyine nagombaga kubanza kubigisha, kubera ko haba hariho ikintu kimeze nk'igistress bashyira ku bantu bakabateza ikintu. Abantu bigisha mu mujyi wa Kigali, mugo abana bagomba kuba bazi ibi ngibi, ntabwo ugomba gusibiza umubare runaka, iki n'iki. None bivuze ngo rero kugira ngo ubarirwe muri icyo cyiciro cy'abarimu, nubwo twese twiga mu mashuri amwe, iyo wigishije mu mujyi wa Kigali ugomba kugira abana bafite ubwenge buri ku murongo w'umujyi wa Kigali. Ni ukuvuga ngo rero ntugomba gusibiza kenshi, ugomba kubaha amatiyeri uko igomba. Iyo uhuye rero n'umwana bamaze gustressa, kuzuzamo matiyeri zitari nyinshi, abura umwanya ndetse ntagakurikira rwose, kubera ko ntagaba yumva ukuntu umusubiza mu bintu. Niwe nawe uzumva iyo bagusubiza mu bintu wabayemo cyangwa uzi ibintu z'umuntu agahora bigusubiriramo, wumva birakurambira, ntago ubishyiramo intere. Ariko iyo umuntu akubwira ikintu utazi, ugira amatsiko yo kumenya icyo kintu. N'umwana rero n'abana bacu niko bameze, nuko nguko. Ni ukuvuga ngo rero kiyo nagize ntuza yo kubasha kumenya ubwenge bw'abana banjye, kandi ababwira ko atari rwose nta biryoshye birimo kuba wagira umwana w'ubwenge bwinshi. Kubera iki? Impamvu ya mbere, iyo bafite ubwenge bwinshi bigenda bigira icyo bita les troubles associés. Doko kuba bafite ubwenge bwinshi, ntago umutwe we uburimo byinshi. Rero byambayeho ugasanga umwana ngomba kwirirwa nirukanka, gushakisha uburyo bwo kwiga, amashuri yose ntago amugendekera neza, ngomba gukora nanjye, umwana wanjye arakora nanjye agakora, kugira ngo mbashe kugira ngo bwa bwenge bwe buzangirire akamaro, kubera ko ni ikibazo. Ikindi nanone kugira umwana nanone utabyumva mu ishuri. Abarimu mumbabarire, tugira iyo tendance yo gukunda abo bana bafite ubwenge bakurikira mu ishuri, urya tukamushyira ku ruhande. Ariko ni ikosa rikomeye cyane, no ku babyeyi nagira ngo icyo kintu kive mu buzima, kuko uba uri guhemukira umwana mu bwenge bwe. Ubuzima bw'imitekerereze ye uba uri kubwangiza mu buryo butari ngombwa. Umwana uko umuha morale, uko umwemera, nibwo nawe ashyiraho ubushake bwo gukora, noneho akakuzanira ibyo wifuzaga utari kubona ageraho. Uko umuhereza akantu kamubwira uti uzabigeraho, bizakunda, bizagenda gute. Urugero n'uriya wadukoreye ibintu by'imiriro, ibi bintu by'umuriro, kera nta miriro yabagaho n'iki byose. Umuntu wabikoze ni umuntu bari baramaze gushyira ku ruhande. Ishuri riravuga riti uyu mwana wawe nta kintu ashoboye, n'umuswa. Bamuhereza n'ibaruwa ashyira mama we, aramubwira bati rero afata iretere ayishyira mama we, arayimuhereza. Ayimuhereje mama we arayisoma, ararira. Muri iyo letere hari handitsemo uyu mwana wawe ni icyo twakora cyose, twagerageje ibishoboka byose, nta bwenge afite namba. None rero ari abarimu ari n'abandi bose, nta mwarimu tubona ushoboye kugira icyo amugezaho gifatika. Noneho umwana ibaruwa amaze kuyihereza mama we abona atangiye kurira. Aramubaza ati se mama kurize bigenze gute? Ati mwana wanjye rero tibambwiye ibintu numva binteye kurira by'ibyishimo. Ati kuko bambwiye ukuntu uri umunyabwenge, bambwira ko abarimu bafite nta bushobozi bafite bwo kuba bajyana nawe, kubera ko ufite ubwenge urabarenze. Ikigo cyose bashakishije, ndetse no mu gihugu cyose, ngo no hanze bari gushakisha, ntibarabona umwarimu ushobora kugufasha. None rero nzajya nkwiyigishiriza mwana wanjye. Ubwo rero umumama atangira kumwiyigishiriza mu rugo. Umwana agira ubwenge, arema nyine ibintu by'amatara, ibi byaka byatumye isi igira umucyo.
ubu ngubu iyo tutagira uwo mwana wiswe kutagira ubwenge, ntabwo ayo matara twakayagizeho, ntabwo tuba twarayabonye. Bivuze ngo rero nta mpamvu yo guhangayika ku kintu runaka, ntabwo uzi icyo umwana wawe azaba cyo, ntabwo akeneye ibyo byose kugira ngo abe icyo azaba cyo, abe icyo Imana yamugeneye kuba cyo. Niba Imana yaragennye ko azaba uyu nguyu, azaba uyu nguyu. Urugero, hari abantu benshi bameze neza atari uko bafite ubwo bwenge. Hari n'abo twiganye bagize ubwo bwenge ariko bataturushije kubaho neza. Ni iki kintu rero kikwereka yuko nta mpamvu yo kubuza umwana wawe umutekano. Mu mutekano umuhe urukundo, umwereke ko ashoboye, bizagenda neza. Nicyo rero nashaje kubasangiza uyu munsi, kandi mbifurije amahoro y'Imana. Murakoze, murakabaho, murakarama, amahoro.